impano esheshatu umugore wese yaha umugabo we, urugo rukabaryohera, urugo rukagenda neza kandi zidasabye amafaranga. Izo mpano urashaka kuzimenya, egera hino turebere muri iyi video izarije mu kanya gato cyane. Impano ya mbere umudamu akwiye guha umugabo we cyangwa se umugore akwiye guha umugabo we kugira ngo urugo rugende neza kandi itamusabye amafaranga. Sometimes umugabo ashobora kuza akaguha iPhone, akaguha imodoka, akaguha inzu, ariko ukabura ikintu wamuha bitewe n'ibikorwa byiza gukorera, bitewe n'ukuntu agukunda ukabibona, ukabura ikintu na kimwe wamukorera. Ikintu cya mbere wagomba kumukorera nk'impano, ukakimuha nk'impano, ni ukumuha wowe ubwawe, ukirinda ubushurashuzi, mbega ukarinda ubwambure bwawe kubwe, mbega akaba ari umugabo wenyine ukuzi, ukirinda, ukitwararika, ukarinda. Mu yandi magambo ni ukurinda icyubahiro cye. Icyubahiro cy'umugabo nta kindi ni umugore we. Ugomba kwiyubaha kubwe, ukirinda ibibi, ukirinda kwiyandarika, ukirinda ibintu bigiye bitandukanye kubw'umugabo wawe. Ndakubwiza ukuri ko iyo ni impano nziza kandi ya mbere uzamuhaye, kandi izamukora ku mutima kuruta uko wamuha amasogisi, kuruta uko wamuha ipantaro, niba wenda ntiramukuri cyangwa ntanayishimiye akavuga ko niryo bara atari ryo yashakaga, n'ibindi bigiye bitandukanye. Impano ya kabiri waha umugabo wawe, urugo rukakuryohera cyangwa se ibintu bikagenda neza kurusha uko bimeze, cyangwa se mu gihe uba wicomplain uvuga nta mafaranga, nta bushobozi, ariko nuko ndakubwiza impano zahaye umugabo wawe, urugo rwakubaka kandi bikagenda neza. Impano ya kabiri rero ni ukumuha umwanya wo kumutega amatwi, nubwo we yaba atashatse kukubwira ibyo akubwira, ariko ukamwereka ko uri interested no kumenya ibimunaniza, ibimuruhije. Abagabo bahura n'ibintu byinshi, umugabo aba yikoreye urugo rwose, umugore abana, ubukode, buri kimwe, ibyo byose biba biri mu bwonko bwe. Uko ufata abana bawe mu mutima wawe ukabakomeza, we niko aba afite urugo rwose nawe urimo mu mutwe we. Hari igihe rero bimuvanga akaba biganirira, hari igihe bimuvanga yaza no kuganirira cyagera agasanga bwa burakari bw'abadamu ku tuntu duto duto. Nibyo turiya tuntu duto duto twangiza amarangamutima yacu, ariko ugomba kumuha amahirwe yo kumutega amatwi nk'impano. Icyo gihe uzaba uri kubasha gutsindira umutima we no gutuma urugo rwanyu urwubaka rukaramba, kubera ko ibibazo ahura nabyo ku kazi n'ahandi hagiye hatandukanye, hari n'igihe ibintu bimucanga fosho, akavuga ni nzabigenza gute, nzabikemura gute, ariko iyo umuhumurije ukamubwira ati si wowe wenyine, ibi byashoboka, ibi twabirenga, akumva ko afite umuntu uri ku ruhande rwe. Ni impano burya iba ikomeye kuruta kuvuga ngo ugiye kumugura ngo amasogisi ngo ya 5, ngo amasengeri ngo ya 6, nabwo wayakusanyije uyakuye ugenda ucyeta 500 kugeza igihe azagwira. Bikigora muhize impano zidafatika z'amarangamutima, z'ibikorwa umukorera, for sure ibi bintu azabikunda kandi bizakubakira urugo. Uzambwira mu nyuma numara kubona iyi video, ngusaba gukora like igihe wumvishe muri video harimo ikintu kiri kugufasha, kiri gukora ku mutima, ugakora share ukabigeza no ku bandi. Indi mpano waha umugabo wawe ni ukumuha umwanya wo kwisanzura nkawe ubwe. Abagore benshi dufite ukuntu twumva abagabo ni abacu, nibyo umugabo n'uwawe, nibyo. Nta n'umugore wifuza kuba yasangira umugabo n'undi mugore, ariko noneho mwizere, wirinde kumucungisha ijisho, umuhe ya free time ye. Abagabo benshi nicyo kintu cya mbere kirabangamiye mu bushako, nta free time agira, abazi akantu kose umugore urihe, uri kumwe nande, wande, wahe, wo kwande, wavuganye nande, n'ibindi bigiye bitandukanye. Umugabo rero wabonye wamuhaye umwanya wo kwisanzura, utamuziritse, burya umugabo ntago ari nk'umwana, ntago n'ubundi kumuzirika no kumucunga ari byo byatuma ataguca inyuma. Ashaka kuguca inyuma imbere y'amaso yawe ntubibone. Wowe mwizere, umureka akore freedom ye, ujye uvuga ati Imana umugarura amahoro, umurinde ibibi n'ababi, Imana imukurindire, umuhe freedom ye. Ndakubwiza ukuri ko azakugarura. Ariko niba ushaka kwigira maneko, ugashaka kwigira iki, kumenya abagiye guhura nabo, wavuganye nabo n'ibindi, ndakwibutsa ko mbere yuko agira ubwo buzima muri bo umugabo wawe, kimwe nawe mugore, kandi kuko harimo n'abagabo bakora ibyo ngibyo, hari ubundi buzima yari arimo, hari abandi bantu baziranye. Gusa iyo umuntu yamaze gushaka, umugore aba ari umuntu ukomeye, umugabo aba ari umuntu ukomeye, ariko igihe nyine uri kumwe n'umuntu udashaka kuguha raporo, ngiye aha, ngiye muri ibi, ngiye muri ibi, ibyo byihangane ntubigire bebiru, umuhe umwanya we wo kwisanzura. uzaba umuhaye impano ikomeye, kwisanzura. Abagabo ntabwo ndi kuvuga ngo bareke mu baca inyuma, ujya akureke wenjoyinge, ukore ibintu byawe, n'umumenyesha. Harimo abagabo b'intwari mayidiya, abwira umugabo ati umugore we ndaha, yahava akamubwira ati ndaha,
atari ikindi kintu, kubera ko amwizeye, kubera ko yumva ashaka kumuha amahoro y'umutima kugira ngo yumve nyine azahara. Ariko harimo abagabo nyine udashobora no kubikubwira, byose birashoboka. Ariko rero bishobora uzamuha impano yo kwisanzura, kwisanzura bijyanye kandi no kumugirira icyizere. Indi mpano ni ukwihangana mu gihe biba bitagenze neza. Hari igihe mu rushako byanga maydiya, mukamara icyumweru cya mbere murya ubugari, kawunga ibyo bakira ugahubwo ubugari nabwo se ibijumba se simbizi, murya nk'ibyemwe n'urugero inyama mukayijya kuri noheli cyangwa ku bunane. Ndakubwiza ukuri, umugabo ushyira mu gaciro ni wa mugabo uzabona wowe mugore wamwihangane mu gihe cy'ubukene, mu gihe cye cy'ibihande. Bavuga ngo umusore w'umukene akundwa na nyina, akabona umugore warahabaye. Foshwa ndakubwira ko nta yindi mpano uzaba umuhaye mu buzima uri tuyenzi, kumwihanganira mu gihe cye ari block, mu gihe cye nta mafaranga, mu gihe cye nta bushobozi afite, ukabasha kumwihanganira, mukabasha kubinyuranamo. Foshwa uzaba umuhaye impano ikomeye uyu mugabo wese yifuza ko umugore we yamuha. Hari umugabo ushobora kuba block cyangwa se kugira ubukene, yarangiza aho guhangayika ngo turarya iki, agatangira ko ati umugore yaransize, umugore ntabwo ari bubashe kubibamo, umugore n'ibindi bigiye bitandukanye. So impano waha umugabo yawe ikomeye ni ukumwihanganira igihe muri ku bihe byanyu bigoye. Ntibutsa ko nta joro ridacya. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, bikaba umwaka umwe, 2, 3, ariko finally mukazabona impinduka, finally mukazabona ibintu ko birimo birajya ku murongo. Muhe impano yo kumwihanganira mu bihe bibakomereye. Indi mpano wamuha, nose nshuti zanjye, hari impano n'imwe y'amafaranga ndi kuvuga hano, ni ibikorwa wamukorera kandi nakwita ko bidasaba imbaraga nyinshi, bidasaba ubwenge bwinshi, ariko byamukora ku mutima ku buryo ejo Imana nibatera iteka azavuga ati uyu muntu niwo muntu nabonye mu gihe nari nkeneye umuntu, ntabwo namuhinduka. Indi mpano waha umugabo wawe ikamushimisha, of course no kumushimira. Abagabo benshi ntabwo bazi gushimirwa, kandi foshwa imirimo yabo y'amaboko ikwiye ishimwe. Imvune bagira kugira ngo imiryango ibashe kubaho ikwiye ishimwe. Umugore rero hari igihe uvuga ati manu wampa nk'imodoka nkayimuha, wampa nk'inzu nkayimuha. Ibyo wihera nibyo burya mu buzima tujye duhera ku bintu dufite hafi yacu. Tujye tureka kwivuna ngo tujye gushaka ibintu byakure na kure, hera ku byo ufite. Mushimire yazanye umufuka w'umuceri, mbwati Imana igusubiza kuri uyu mugabo mwiza, Imana umushyire mu biganza by'Imana, umushimire. Icyo ni ikintu gikomeye waha umuntu ukunda, kandi bikamukora ku mutima kurusha kuvuga ngo ndajya kumugurira amasogisi, ngo ndajya kumugurira ngo amasengeri. Tuzi impano nyinshi mutanga abadamu, mwanyandike muri commentaire. Uwakozeho agashya akamugurira telefone cyangwa akamugurira nk'imodoka nk'uko mbona abandi bagabo baziha abagore babo, mwanyandike muri commentaire. Ariko izi ni impano wamuha zijyanye n'amarangamutima, kandi zigahindura byinshi ku rugo rwanyu, zikamushyiramo icyizere mu buzima bwe, hahandi ashobora no kujya gutekereza gusambana akavuga ati n'Imana iki cyaha ntiyakimbabarira, bitewe n'ibikorwa ki umukorera. Indi mpano waha umugabo wawe rero ni ukumusengera, ko ngira ngo zanarenze 6, ni ukumusengera. Burya umugabo ntabwo mujya mwumva nshuti zanjye bavuga ngo inyuma y'umugabo watsinze ngo hari umugore, ngo umugabo w'umunyantsinzi iteka haba hari umugore ubiri inyuma. Uwo mugore ni uwuhe? Iyo atari nyina wamusengeye, aba ari umugore wamwihanganiye mu bihe bikomeye, akamusengera akamubwira ati Mana mucira inzira, Mana mukorera ibi na biriya. Abagabo banyu mubashyira mu masengesho yanyu. Gusa hari igihe n'umugabo nyine yinanirwa, na wa mugore wamusengeraga amba isengesho akarishyira hasi, kandi ubu iyo umugore isengesho yarishyize hasi, my dear, n'ayo mafaranga urayabona ukayarya mu munota nko guhumbya, urayamwima n'ubundi nawe ntagire icyo akumarira. Uri kumbangamira mami, uri gukubita tripod buri kanya ugatuma amashusho agira gutya, ntongereye sibyo? Jya kwicara hariya utakazuba, ndaje. Jya kwicara hariya utakazuba, urebe utunyoni hanze turi kuguruka, ndaje sibyo? I love you. Uragenda urebe utunyoni, ndaje, turi kugenda. Nshuti zanjye rero tugana ku musozo, tubasaba gukora subscribe, mugakora share, mukatwandikira muri commentaire wowe izi mpano niyihe ubona yakugora muri zo. Sadepa cyangwa se biterwa, yego nawe yirebe.
biterwa, rishobora kuba ndamuha umubiri wanjye nawe ubwe se anca inyuma bikakuvuna, ndamugirira icyizere se mbona nawe nta mpamvu ampa bikakuvuna, ariko senga Imana, amasengesho yakuraho ibyo byose.